Umukobwa utangaje, umukobwa ureba ugahita wibaza ese byagenze gute kugira ngo abe yangana gutya. Ukibona amashusho ye nta kintu uhita wibaza, ese niko yavutse, ese yaribagishije nka bimwe bibagisha bakagira imiterere, bibagisha amabuno ndetse n'amabere. Gusa uyu we ni gutya, ni karemano. Usibye ibyo arya ndetse n'ibyo akora bituma angana gutya. Uzamubona kenshi ku mbuga ze nkoranyambaga, ku rukuta rwe rwa Instagram uzamubona yamamariza imyenda itandukanye, dore ko ari advertiser, promoter, influencer ndetse na brand ambassador. Ibyo byose wabibona ku rukuta rwe rwa Instagram, wandikamo chioma lovv, dore ko ariyo mazina akoresha ku rukuta rwe rwa Instagram. Inkomoko ye ni muri Nigeria, afite ababyeyi bombi bose ni aba Nigeria, afite nationalite yaho. Uzamubona kenshi yakoze travel mu bihugu byinshi bitandukanye, dore ko biri mu kintu akunda. Yagiye azenguruka mu bihugu byinshi, za Somalia, za Libya ndetse na Indonesia ndetse n'ibindi bihugu uzagenda umubonamo. Kimwe na bagenzi be, si we wenyine, afite na bagenzi be bameze gutya. Ni itsinda ryishyize hamwe, usibye ko rikora akazi ko kwamamariza amakampani atandukanye ndetse abantu bagakunda ibyo bakora kuri Instagram. Aya ni amashusho nagiye nkusanya ndetse n'amafoto nagiye nkusanya hirya no hino kugira ngo ndetse namwe mwihere ijisho, murebe imiterere ye dore ko itangaje. Reka dukomeze turebe amashusho ye uburyo amezemo. Wibuke gukora kandi subscribe kugira ngo tujye dukomeza turebe byinshi bigiye bitandukanye. Wifuza ko nakora byimbitse uko byatangiye, watwandikira muri comment ubundi nkazakora ikiganiro cyimbitse kuri we. Wibuke gukora subscribe nyabuna.